Vestine mwana wanje urugo ni ishuri abantu muri gutinya gushaka muri no minsi mufite ishingiro abakobwa b'umutima muri gutinya gushaka muri no minsi mufite ishingiro ubwo ntugumuye abantu bakobwa mushaka abagabo basore mushaka abagore mujye mubanza mwicare mu bitekerezeho mwongere mu bitekerezeho se koko iki cyaba aya mezi abiri arahagije kugira ngo Vestine asenye urugo amezi atatu yaba hagije kugira ngo umukozi w'Imana noneho tubwirwa kwihangana kandi tubwirwa guhagara tugashikama mu ntambara intambara batubwirwa ntago ari amasasa azaza ngo hagarare imbere zacu urumva turanabibwiriza aranabiririmba hanze aririmba ngo niba umukunze mujyane ngo muteteshe no hasi araharyama icyo gihe hariho urukundo nyarwo ngende ndibuka nyogokuru nakuza mbwira ngo kera bagushakiraga umugabo utazi utazi bakazaguhe kukikebuka bamukugejejeho ariko izo ngo nizo twabonye zarambye abakobwa mureke imibare mureke gutera imibare bahungu mureke gutera imibare niyo mpamvu usigaye ugenda ugasanga izi ngo zirimo ziramara icyumweru ariko leta yacu ni umubyeyi none yashyizeho imyaka 5 ntawe uzongera kujya atandukana mbere y'imyaka 5 abakobwa ntago babihomberamo reka nkubwire sinitaye kuzabihomberamo ko umukobwa yabihomberamo ni nako umuhungu yabihomberamo baricana rero na leta yakirakanuye irareba abagabo nimwe musigaye munaniza sinumvishe ngo mu gace ko hirya iyo ngiyo ntavuze ngo ujyayo bakagutekera isake umuhungu yanyihereye ubuhamya bw'ukuntu ngo amajiye gukunda abakobwa nka 20 akurikiye isake ari igisake akurikiye abahungu musigaye muza mukurikiye ku bakobwa utwo mubona bafite nago muzanwa n'urukundo rwo kubaka ni imibare umukobwa w'ubu nawe rero asigaye ajya ku muhungu nawe ari imibare niyo mpamvu ubona abahungu b'umutima ariko abakobwa nibo babitangiye niyo mpamvu ubona abahungu b'umutima barifashe baravuze bati urugamba nta bitugu dufite n'agatuza reka tube duhagaze niyo mpamvu mubona iteka mbabona mugaruka ku bantu ngo kanaka afite imyaka 2 yanze gushaka ngo Seburikoko arashaje King James arashaje n'abandi bari abigiriye ubwoba batinya abakobwa bo muri no minsi ese bura n'ubumanze cyangwa ubupfura cyangwa nuko ibyo n'ubundi bagashaka mu rugo babibona ku ruhande uzi se ntago ari uko babibona ku ruhande ahubwo bari abantu. Yes, ibihe byiza kuri mwe mwakoze subscribe by'umwihariko mudahwema kubana natwe kuri Prophet Ezekiel TV aho mwaba muherereye hose yaba abari hano mu Rwanda muri East Africa cyangwa se Afrika y'Uburasirazuba muri Afrika muri rusange ndetse no ku migabane itandukanye igize isi turabashuhuje amahoro y'Imana akomeze kubana namwe nje nitwa Depiwa iyi ni Prophet Ezekiel TV nkuko mubibona kuri kamera turi kumwe na wa mutumirwa wacu wanyu mukunda wundi ujya ukunda kutugezaho ibibwirizwa byiza byubaka ndetse binare mu mutima nkaho bidahagije agahita twongera n'inama mu biganiro bigiye bitandukanye by'umwihariko bifitanye isano n'ubuzima busanzwe ariko nta wundi mujyo biba biganishamo ni inzira y'Imana ndetse no gukiranuka yitwa Mama Clarisse muramumenyereye ariko wowe umubonye bwa mbere kora subscribe hanyuma tuganire byinshi bigiye bitandukanye Mama Clarisse ndakwakiriye hano kuri Prophet Ezekiel TV ni mu rugo ariko nguhaye ikaze urisanga urakoze cyane Yesu amakuru ni meza turashima Imana muri iyi minsi twari tukubuzeho nari muze nari narambutse umupaka gakeya uba wagiye mu zindi nshingano ubutumwa bwabo ukabujya burenga imipaka yego wenda ntago twagize umugisha wo kuganira ku nkuru z'iminsi zivugwa ariko muri rusange ziracyahari cyangwa se muri sosiyete tuba tugomba kongera tukabiganiraho kugira ngo umuryango mugari w'abantu ndetse n'abadukurikiranye dukomeze kugenda tubiganiraho cyane ko muri rusange yego hari iby'Imana ariko ntago iby'Imana byajya mbere mu muryango bitameze neza hari inkuru reka ndase ku ngingo hari inkuru muri rusange itari yanibagirana y'umuhanzikazi w'umunyarwanda mu ndirimbo zo kuramya ndetse no guhimbaza Imana uririmba mu itsinda rya Vestine ndetse na Dorcas muri abo ngabo yitwa Vestine mu kwa 8 yubatse urugo ubukwe buratambuka ku mbuga nkoranyambaga abantu bamwifuriza ishya n'ihirwe abantu
baravuga bati Imana izamwubakire izabane nawe muri byose. Byari ibintu bishimishije, ariko uyu munsi ikiriho kivugwa nyuma y'ubutumwa yishyiriye ku rukuta rwe rwa Instagram byaciye abantu ururondogoro, byakuye abantu umutima, byatumye abantu benshi bibaza bati ese n'abakozi b'Imana byabaho ibi bakabisanisha n'ibyari bimaze iminsi bitambutse by'uwitwa Bishop Gafaranga. Izi nkuru warazibonye, zakugezeho, wabyakiriye ute? Narazibonye, zangezeho. Mbere na mbere ndagira ngo mbanze nihanganishe umuririmbyi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana Vestine. Ahari yumve yuko turamusengera turi benshi, kandi ndamwihanganishije nkanjye ku giti cyanjye, ndetse n'umuryango mugari, kubera amagambo yabaye menshi, inkuru ziba nyinshi. Uriya ni umwana mutoya, kuba umuntu yamwihanganisha akamwereka ko ari kumwe nawe, kandi ko n'Imana akorera, Imana yamuhamagaye iri kumwe nawe, ndumva byaba ari byiza. Yego, wenda utangiye umukomeza cyangwa se umwihanganisha, ariko aya magambo ndagira ngo twongere tuyagarukeho. Abantu benshi barayamenye cyane, ariko reka kugira ngo tujye mu kiganiro neza, reka twongere tuyagarukeho. Yaranditse ati yakoresheje ururimi rw'icyongereza, ni nyuma y'uko yari amaze gukorera ituwa cyangwa se urugendo rwa alubumu ye yise Yebo muri Canada, ari naho yandikiye aya magambo akiri. Yaranditse ati uyu munsi ubuzima mbayemo ntago ari bwo buzima nahisemo, ati ndi mu bihe bitanyoroheye, ati sinakabaye nkwiriye ibi ngibi, ati ndabizi nakoze amahitamo mabi cyangwa se nafashe icyemezo kibi mu buzima mpubutse, atariko ntacyo bitwaye, cyangwa se hari ubwo Imana yemera ko ibintu bitubaho kugira ngo twige birambuye. Ati nize byinshi bihagije, atariko nta mugabo n'umwe uzongera kumbeshya cyangwa se kugira ngo anyinjire mu buzima aze yakire anyangirize mu ubuzima. Ati umugabo nzongera guhitamo cyangwa se nzongera gushaka kugira ngo mbane nawe, ati nzabanza mumenye bihagije, ati menye n'umuryango we birambuye, ati na byinshi bimwerekeyeho kuri we mbanze mbimenye muri rusange, ati nta muntu n'umwe uzongera kunkoresha uko yishakiye ukundi. Aya magambo niba warayumvishe cyangwa se niba uyumvishe nonaha, aka kantu ko kuvuga ati undi mugabo nzongera guhitamo, nzabanza mumenye birambuye, menye n'umuryango we, ibi bintu bisobanura divorce kwa Vestine? Ntago ariko mbihamya, ariko amagambo ahamya ko, ashimangira ko uwa mbere batandukanye ati undi mugabo nzahitamo, bivuze ngo uwo twari turi kumwe namushyize ku ruhande. Depchua ntabwo ayo magambo ndayumva kandi naranayabonye, ariko ayo magambo ku rwanjye ruhande, iyi si ndagira ngo mbanze nkubwire ngo iyi si ni ibitaro turwariyemo, kandi buri muntu wese bimurwaza ukwe, afata n'imiti ye bwite, nta muntu ufata imiti ya mugenzi we. So rero kandi nanone ndagira ngo nkubwire ngo ku bantu bamenye Imana cyangwa ku bakozi b'Imana, ni abantu bahura n'intambara uko bwije n'uko bukeye. Yego, ni abantu Satani bashaka gusahura amanywa nijoro. Vestine koko niba ari we wanditse iyo letre, turabizi ko abantu bajya bashimuta n'imbuga zacu. None ntabwo ndabona Vestine aza ngo yidekarare avuga ati ni ngewe ibi bintu wabyanditse. Ashobora kuzidekarara wenda akavuga ati ninjye wabyanditse, cyangwa kwidekarara akavuga ati bari banyibiye urukuta. None ahangange nta kintu nabivugaho kinini. Yarabishimangiye, ndetse na manager we yaravuze ati biriya byanditswe n'ibyo by'ukuri, ati icyo nababwira cyo ntago nababwira byinshi kuko bura n'ubuzima bwe bwite, ariko iriya nyandiko ni nyirayo, ni nyir'ubwite wayiyandikiye. Rero reka aho ngaho natanga ubujyanama, kandi nkabuhereza umukozi w'Imana mugenzi wanjye Vestine.
nakubwiye ngo nongere mbisubiremo ngo iyi si ni ibitaro twese turwariyemo kandi buri muntu wese afite indwara yarwaye. Uyu munsi nta ibibazo bibera mu ngo hafi ya byose turabizi nk'abantu nk'abamama, turabizi nk'abapapa, cyane cyane turabizi nk'abakozi Imana kuko duhura n'abantu benshi ariko Vestine none ahangahe ntago nahita mubwira ngo Vestine nubwo byabaye ngombwa kubishyira hanze ukavuga afite ikintu cyamubabarije umutima kugira ngo yandike biriya afite n'impamvu zikomeye ku giti cye ariko nkanjye nk'umubyeyi kandi nk'umuntu ukunda Vestine urabizi ko twacishaho ikiganiro muri cya gihe cy'inuza cya fiançailles y'abantu bamurwanya ngo ashatse umugabo umuruta uzi ko nakubwiye ngo hari umuhanzi waririmbye ngo niba umukunze mujyane. Rero Vestine nanjye ntago namubugira inama none ahangaha yo kuvuga ngo wubwe n'umutima we wamugana arabizi ndetse nta nubwo nakwinjira mu buzima bwe bwite ariko namubwira ngo nabanza yongera asubiza amaso inyuma yongera arebe ese koko iki cyaba aya mezi 2 arahagije kugira ngo Vestine asenye urugo amezi 3 yaba hagije kugira ngo umukozi w'Imana noneho tubwirwa kwihangana kandi tubwirwa guhagara tugashikama mu ntambara intambara batubwirwa ntago ari amasasa azaza ngo hagarare imbere zacu urumva turanabibwiriza aranabiririmba intambara turwana zava ku mwana wibyariye zava kuri mama wawe zava kuri papa zava ku muvandimwe zava no mu rugo rwawe ku mugabo washatse ku mugore washatse ariko kuhita wihuta gufata icyemezo cyo gutandukana ako kanya nkanjye ntago ariyo nama nagira ntabwo ariyo nama nagira Vestine tugaruke ariko nanone yego nanone bitewe nuko wabishaka nuko yafashe imyanzuro ye namubwira nge ngo nakomere ibyo ari byo byose ari guhitamo ari kumwe n'Imana amenye ko Imana imuzi kandi iri mu ruhande rwe ibyo ari byo byose ari guhitamo amenye ko hari abantu bamukunda kandi bari kumusengera mu ibanga muri abo bamukunda bamusengera nanjye ndimo nanjye nukuri ndamusengera ndi gufatiye byo gusengera umwana w'umukobwa kuko n'umwana icyambere cyo n'umwana wakomeje kumva ko mbivuga ko ari umwana kugira ngo umwana rero afate umwanzuro akenshi hari igihe abana bajya bafata imyanzuro bahubutse ikindi hari igihe bajya bafata imyanzuro bijyanye n'amarangamutima y'ako kanya kubera ko atari yagwiza imbaraga z'umutima zo kubasha kwihanganira buri kigeragezo cyose yahitamo so rero nakomere kandi ashikame kandi yongere yibuke gusenga Imana. Tugaruke mu buzima busanzwe wenda turaza kugenda nyine tubisanisha n'iby'umurimo akora ariko ni inyandiko cyangwa se n'imbamutima ze ubwe yishyiriye hanze muri aya mezi 3 ubusanzwe mu kinyarwanda cyangwa mu muco nyarwanda tuzi ko iy'abana ubwo nimvuga abana ubwo ku miryango ibiri yashyingiranye bamwe bitana ntago bitana ba mwana ahubwo bitwa ba mwana bitewe nuko umuryango umwe washyingiye undi bityo bakaba bitwa ba mwana. Ubusanzwe ikibazo abana bagize imbere yuko bo ubwabo kibananiye kukikemurira bagishyikiriza imiryango bagiha umuryango umwe byagorana inteko y'imiryango ibiri nayo igaterana muri aya mezi 3 imiryango yabinaniwe ese kuba yarahise abyandika abihereza isi niko navuga muri rusange iki kibazo iyi miryango yaba yarakizeho bikayinanira kuko no munyandiko yakoresheje avuga ati nzabanza mumenye n'umuryango we bwite bivuze ko uwo bari kumwe ntago yari amuzi neza n'umuryango we ntago yari awuzi neza ese ibi ngibi aya mezi 3 iyi miryango yaba yarateranye nayo ubwayikananirwa Deptyua guhita umuntu abihereza isi reka nkubwire hano muri no si yacu ikoranabuhanga menyereye abahanzi benshi basigaye bajya gukora indirimbo cyangwa gusora indirimbo bakabanza gucisha akantu gatuma babanza no kwamamara batitaye akaba yakubitaho ikintu kizatuma abantu rimwe na rimwe ashyiraho igituma abantu bamugirira impuhwe ubundi agashyiraho igituma abantu bakuka umutima ibyo ngibyo bikamuha uburyo indirimbo ye cyangwa igihangano cye kizakurikiranwa mu bintu bizakurikiraho ngaho ariko nanone ngo wambajije kuri Gafaranga nkibuka ko na Gafaranga byatangiye tubyita gutya tuvuga ngo ni pranka tukaza kwisanga koko ari yibereye iririmo ari ibyanyabyo ari ibyanyabyo so rero ntago nabivugaho byinshi nta nubwo nakwinjira mu buzima bwe gusa nge namubwira ngo aracyari kare
kandi reka nkubwire ntago mpamya ko n'imiryango yaba yarateranye ngo inanirwe, ntago ndi kuri kote y'abantu bari kuvuga ayandi magambo cyangwa se bari kumuvuga ukundi kuntu. Njye ndi kuri kote yo kumubwira ngo nakomere, haracyari kare, kandi koko niba ari umukozi w'Imana akaba azi Imana natabaza ijuru areka gutabaza. Reka nkubwire hano tubonye abantu benshi basenya, rega tubona n'abantu benshi basenyerwa, tubona n'abantu benshi basenyera abandi, ntago byaba ari igitangaza. Tubonye na benshi bisenyera. ndi kubaza uruhare rw'umuryango ko n'ibintu byabaye birofishe. Ntago mbihamya ko umuryango wananiwe, reka turindire ikizavamo nyuma. Ngenda hamya ko Vestina na Udarawogo bazokomeza urugo rwabo kandi rugakomera. Ngenda bihamya gutyo. Ari ikintu utarimo kumva neza, we yamaze gushimangira ko iryo shimangira. Reka nkubwire, wari uzi ko umujinya ukoresha ibintu bibi n'agahinda. Nibyo nakubaje, ntiyaba yarahubutse? Yarihuse, nabikubwiye. Buriya ukomoje ku kantu ko abahanzi bashobora kuba bagiye kurekura indirimbo cyangwa kugira ngo barebe bamanze batwikire icyo kintu bagiye kurekura. Ariko se watwika ukanatwika umuryango wawe? Birashoboka. Ugatwika umuryango wawe? Birashoboka. Nge nabiganiriyeho n'umuntu turi kumwe, nkamubwira bigiye gucaho, ntuzagira ikibazo, nta kintu bizaduhungabanyaho. Mu biganiro yakoze yagiye agaragaza n'ubundi agahinda, aho mu kiganiro bakoze mbere yuko bajya muri iyo tour muri Canada, hari amagambo yakoresheje aremereye kuri murumuna we Dorcas. Aramubwira ati mwana wanjye niwibeshye ugashaka ukiri mutoya nzaca igishari nkushishagure. Rega Depchua, urugo ni ishuri. Noneho urugo ni ishuri. Reka nkubwire nanjye nongere mbisubiremo. Bakobwa mushaka abagabo, basore mushaka abagore, mujye mubanza mwicare mu bitekerezeho, mwongere mu bitekerezeho, ufate icyo cyemezo wamajije kugitekerezaho wabanje no gushishoza. Ikindi ubanze wiga umuntu mugiye kubana, kuko runo rugo namajije kubona ko ni ishuri rirutarira twicayeho tugafata amakaye, tugafata ibitabo bikaturemerera, tugafotoza za silabisi tukananirwa. Urugo ni ishuri, iyo urigiyemo nabi rero birangira utsinzwe A0. Rirakwemeza 0. Uratsindwa 0 pe. Hano yavuze ko nta muntu n'umwe uzongera kumukoresha uko yishakiye, ati yakoze amahitamo mabi ahubutse. Ariko se yaba ari bya bindi dukurikije no kubyukomojeho umuntu ashobora kumva wenda nta mafaranga cyangwa se n'ikindi kintu akurikiyeho umuntu akagenda atitaye atamanje gusesengura ngo arebe ngo ese nimara kuba uyu nguyu ibizazane nshobora guhuriramo nabyo nzashobora kubyihanganira, akaba yaragiye yumva ko ari umunyenga. Kankubwire ngenda kubwiye ngo n'ubundi acyaryamye kuri Vestine. Ndacyamuryamyeho. Umva Vestine mwana wanjye, urugo ni ishuri, kandi nta kintu cyabera mu rugo wowe n'uwo mwakundanye mucyo ushobora kucyumvikanaho ngo munanirwe kugikuraho, munanirwe kugikavaringa. Reka nkubwire, urugo ni ishuri, ndabyemera ndanabyemeza, ndanabibwira abasore nkabibwira abakobwa, urugo ni ishuri. Ni ishuri pe. Ariko Vestine mwana wanjye, komera, ndibishuri ariko iryitwayemo neza bijya birangira upasinze kandi ugapasinga neza. Yego, birashoboka ko biba byaramuhungabanije, ariko ni kare. Buriya ni mwebwe nk'abavuga butumwa mujya mutubwira muti nugera mu kigeragezo ceceka. None ikigeragezo cye yahuye nacyo ahise agihisi aka kanya, isi iramufasha iki? Nakubwiye ngo niyo mpamvu nakomeje kuvuga ngo ni umwana. Ubundi reka nkubwire, yashatse adakuze. Hari amagambo ubu nonaha mama wa Vestine ni uri kubyumva neza kuko njye ndimo ndishyira mu mwanya we. Ubundi reka nkubwire, iyi si dufasha iki iyimenye ibyacu uretse kudufasha gusara? Iyi si nabayo yadufasha iki uretse kudufasha gusara? Ko yabishyizeho abantu bamubwiye ngo Paul, abantu bamubwiye bati humura, abantu bamubwiye ngo duhagaranye nawe, uretse umuhanzikazi Gahongayire. Niwe muntu nabonye wamugiriye neza. Abandi bose bagiyemo babivuga uko bashatse, babyita amazina kugira ngo bigerere ku byabo bwite. Rero reka nkubwire, ndagira inama n'undi wese, aho kugira ngo uhure n'ikibazo kijyane hano muri ino si y'ikoranabuhanga, icare genda niba ufite amahirwe wowe ukaba ugifite mama wawe, mwegere
niwe umugore nabonye ku isi uruta abandi bose mu buzima bwawe, ni mama wawe wakubyaye. mama we yaramubwiye ati niko zubakwa hamwe wubaka. nakurikiza njye reka nkubwire wenda simbizi ariko none ahangaha mfite mama nashaka bikanga nagenda akambwira ati komera, njye nakomera kugeza kuri yakahandi noneho mbona ko bidagishobotse nkagenda nkamubwira mama warambwiye ngo ningerageze, naragerageje ariko byibuze yabonye n'umubyeyi yabonye ko wagerageje, ne naragerageje none biranze, ibintu bijya byangarega naga ari igitangaza. muri aya mezi atatu muri aya mezi atatu nakubwiye ngo haracyari kare, cyane cyane kuno mwana w'umukobwa umunsi yaje akicara imbere ya kamera akivugira ati ibyo navuze ninjye wabivuze kandi nibyo navuze nibi akabihamya. Aho ngaho niho nzavuga ngo niho nzaza nkajya kumunenga mvuga ngo amezi atatu, ariko uretse amezi atatu n'umunsi umwe byakunanira. Nakubwiye ngo urugo ni ishuri ryinjiyemo nabi rikwereka imiryango yakwinjije. uravuze uti n'umunsi umwe byakwanga. Ese abantu tuba twarizeye abantu tutakwabaye twizeye, baba baragiye kubana harimo urukundo, uba warasinye ukavuga ati mu bibi no mu byiza tuzabana. reka nkubwire haba harimo urukundo. nonaha urukundo reka nkubwire ubundi si urukundo ni iki? Munyarwanda yabivuze neza aravuga ngo urukundo ngo nirendagira ry'umutima. urukundo nirendagira ry'umutima. urumva bivuze rero urukundo nshobora weya nirindagira ry'umutima, umutima urarindagira ukarindagira kuri deptyuha. narindagira kuri deptyuha nawe akambeshya ati nanjye ndagukunda, nkikebuka naguye mu mutego we. ntago nava ko umwana atakunze, umwana yarakunze ariko wenda yisanga mu mutego yaguyemo wumubeshya ko amukunda. urukundo rurihangana rero, iyo umuntu wamukunze uramwihanganira. ndi umukozi w'Imana, ndi umuvugabutumwa, ndi umuhanuzikazi, data wa twese. urukundo rurihangana pe, ariko hari aho rugera. hari aho bigera ukavuga uti Imana aho kugira ngo umeze buno buzima ahubwo unyure ntashye. ariko ku mwana haracyari kare, mureke tumuha agahenge. aka kantu niko ndakomeza kukubaza, buriya iyo umuntu musinyanye mwemeranye mukavuga muti muzabana karamata, ubusanzwe hari igihe ibintu byanga umwe bikaba ngombwa ko yahukana. mu muco nyarwanda bibaho, ukahukana ukagenda ukajya iwanyu, hanyuma uwatumye wahukana akazaza kukureba, ikibazo imiryango ikagikemura. muri aya mezi atatu amezi atatu ni makeya, ni n'amezi atatu ushobora kwahukana ukaba iwanyu, ikibazo kikigwaho ni igihe gitoya, ariko ugahita ugaragaza ko ushyizeho umwanzuro finish birangiye. ngiye kugusubiza mu magambo magufiya. yego, abantu twahaye icyizere cyacu tukabaha imitima yacu, tukabereka ubuzima bwacu bwose, tukabishyira mu biganza byabo, byarangiye ari bo batubereye abanzi kandi ari bo baduhindutse. kuba umugabo yaguhinduka mu mezi atatu, yanaguhinduka mu munsi umwe. Imana niyo idahinduka, umwana w'umuntu ajya ahinduka. ariko uramukunda, uramwihanganira. oya mwihanganira, nshobora kumwihanganira we ntanyihanganire. wakwihangana se ukazageza ryari? gusa haracyari kare ku mwana w'umukobwa, tumureke abanza asinzira, mureke umwana aryama asinzira aruhuke. ibi birimo somo ki, birimo butumwa ki reka urubyiruko cyangwa ku bantu bafite gahunda yo gushaka wenda ntange buno bujyanama nk'umuntu w'inararibonye cyangwa nk'umuntu wanyuze muri ibyo bintu. kandi n'ibingibi biba bibaye biba byigisha abantu abarurugero. ndashaka kuvugana n'abana b'abakobwa bari hanze hano, n'abahungu badasigaye, nkavugana n'abahungu, ndavuga ku ngeri zose. hanze hano abantu urukundo barusimbuje ubutunzi, baruteye imibare. cyanza aririmba ngo niba umukunze mujyane, ngo muteteshe no hasi araharyama. icyo gihe hariho urukundo nyarwo. njye ndibuka nyogokuru nakuze ambwira ngo kera bagushakiraga umugabo utazi bakazaguheka ukikebuka bamukugejejeho, ariko izo ngo nizo twabonye zarambye. izo ngo tugiye mu mateka twabona ko arizo ngo zabaye ku isi. mu Rwanda, nge navuga mu Rwanda wenda cyangwa n'ibindi bihugu naciyemo, nizo ngo nabonye zarambye, ngo za basogokuruza na basogokuru kandi barashakanaga batazi no guterura. izo ngo rero kuri ubu ireka nkubwire, kuri ubu gushaka byabaye business.
abakobwa mureke imibare, mureke gutera imibare, bahungu mureke gutera imibare. Niyo mpamvu usigaye ugenda ugasanga izi ngo zirimo ziramara icyumweru, ariko leta yacu ni umubyeyi. None yashyizeho imyaka 5, ntawe uzongera kujya atandukana mbere y'imyaka 5. Abakobwa ntago babihomberamo. Reka nkubwire, sinitaye kuzabihomberamo, ko umukobwa yabihomberamo ni nako umuhungu yabihomberamo. Baricana rero. Leta yacu irakanuye irareba. Baricana. Reka nkubwire, ntago bazicana, kuko depite wani we warebaga umukobwa wa kana kuko avuga uti bafite amafaranga ndajyayo mbanze nyarye, ukwezi kumwe ndayo nyamaze nceho nje gusaba divorce nari yamaze tuyagabane. Ntago bizongera uzajya uvuga uti ya myaka 5 ntago ndi buyihanganire. Bizaguha imbaraga zo kujya guhiga yawe, uvuga uti noneho reka mpiga yanjye, kuko imyaka 5 sinzaba nkiboshye, nzaba uko nshaka kubaho ntago bizashoboka, kubera ko wifite n'undi mu mutima yawe ibyo ugamije. Leta kino kintu yagikoze yashishoje. Ibi biragabanyura ikibazo, ni ukuvuga ngo umugore wageze mu rugo umaze imyaka 5 mu rugo, uwo bayamaje kubona ko bishabatse cyangwa ko byanze, abagomba yanabaye umugore kwanza, ntago ashobora gusubira ku isoko ry'abakobwa. Yanasubiraho yasubiraho, ariko kuba yarageze mu rugo byonyine iyo myaka 5 yamaze mu rugo, iryo gerageza ry'imyaka 5 nurijya mu karitsinda uzatahe. No, ariko uzaba wananiwe pe, uzaba utanze abagabo ko wananiwe. Umugabo ahora ari wa wundi, we ntago yahinduka. Ese ibi ngibi byashyizweho byagaragaye ko wenda abagore ashobora kuba, cyangwa abakobwa ashobora kuba aribo bananiza abagabo cyane. Oya ni areka nkubwire, abagabo nimwe musigaye munaniza. Sinumvishe ngo mu gace ko hirya iyo ngiyo ntavuze ngo ujyayo bakagutekera isake. Umuhungu yanyihereye ubuhamya bw'ukuntu ngo amajiye gukunda abakobwa nka 20 akurikiye isake. Ari igisake akurikiye. Abahungu musigaye muza mukurikiye ku bakobwa utwo mubona bafite, nago muzanwa n'urukundo rwo kubaka. Ariko imibare, umukobwa w'ubu nawe rero asigaye ajya ku muhungu nawe ari imibare. Niyo mpamvu ubona abahungu b'umutima, ariko abakobwa nibo babitangiye. Niyo mpamvu ubona abahungu b'umutima barifashe, baravuze bati urugamba nta bitugu dufite n'agatuza, reka tube duhagaze. Niyo mpamvu mubona iteka mbabona mugaruka ku bantu ngo kanaka afite imyaka 4 yanze gushaka, ngo Seburikoko arashaje, King James arashaje, n'abandi bari abigiriye ubwoba batinya abakobwa bo muri no minsi. Ese bura n'ubumanzi cyangwa n'ubupfura cyangwa n'uko ibyo n'ubundi bagashaka mu rugo babibona ku ruhande? Uzise ntago ari uko babibona ku ruhande, ahubwo bari abantu n'inyangamugayo babonye ko ingo z'ubu zitariho, baravuga bataho kugira ngo tujye kwitirirwa ibitariho, reka tubanze duhagarare turi amaherezo yabyo. N'ubupfura buri? N'ubupfura njye ndabashima pe. Kuki se utakeka ko ari ukugira ngo nyine umuntu ajye yivuyanga uko yiboneye? None se reka nkubwira, abo bazirimo ntago bivuyanga. Nyine barivuyanga, ariko biriya babyita kutamesa kamwe, cyangwa se kuvuga ngo barakameshe, kuko wari wabumva se hari umugore wa runaka cyangwa umukobwa wa runaka babavugaho. Ahubwo barange mbita inyangamugayo cyane, kuko reka dusubire mu gitabo Bibiliya. Pawulo yaravuze ngo umugabo agira uwe mugore, arangije nyuma aravuga ngo ariko bibaye byiza mwamera nkanjye. Ariko bira n'ubugwari. Gute se? N'ubugwari. None se reka nkubaze, mukanya ntiwari umbaza ku mwana Vestina, aho kugira ngo se agere muri urwo rugo nawe iminsi 3 babe bavuga ngo yashenye cyangwa washenye, ntiwaba ubirebeye ku ruhande ukaba wihagarariye ukareba amaherezo. Buri wese kagira igeno rye se, akagira n'urwandiko rwiwe kuki ari we bizabaho. Abasore b'umutima mwubahwe, bantu muri gutinya gushaka muri no minsi mufite ishingiro. Abakobwa b'umutima muri gutinya gushaka muri no minsi mufite ishingiro, ni mubanze muhagarare ku ruhande murebe wundi musenge Imana muyiyoboze, ibereke umuntu wanyawe cyangwa namwe mubaririze. Kera abantu bagiraga baranga, umuranga akagenda akakubwira ati kwa kanaka ndabazi, umubyeyi wabo ndamuzi, bitwara gutya. None ubu ngo musigaye murambagirizanya kuri Facebook ngo online ibintu byarurushye. Niyo mpamvu n'ingo zidahagarara. Niyo mpamvu ingo zitarigwa, ukagenda kuri Facebook umwe ngo nuwo mu majyaruguru n'uwo mu majyepfo hajya kumva amezi 2 kwa 3 ngo turashakanye. Ariko araho byemera, ntuzi yakomoka, ntuzi yagira ni rimwe ku ijana. Ni rimwe ku ijana. Haraho byemera. Munyarwanda yaravuze ngo inshakira mu ruho ntago igibaza amoko. Burya babanje urambagiza umukobwa arambagiza mama we. Noneho kuri ubu twese twabaye imfubyi, waranararambagiza mama we wa kabiri cyangwa ukarambagiza naho ari bamurera. Nk'abavuga butumwa tugaruke muri uwo mujyo
mujya muvuga muti ikigeragezo kugira ngo uzitwe intwari nuko uzahangana nacyo ukemera ugashikama ukagumana nacyo ugahangana nacyo uko cyakugenza kose ugahangana nacyo. Igisubizo hano kuri kutubwira uko bimeze no nkaba numva ari ukugihunga, ubwo igisubizo yaba ari ukugihunga. Reka nkubwire ubu se ukajya kwitwa intwari yo kujya kwihambira ku muntu. Reka nguhe urugero, ariko ubumukunda twagarutse mu bintu by'abantu, twagarutse ku muntu uza kuri kote y'abakozi b'Imana cyangwa y'abantu b'Imana. Ubu nkihanganira ikigeragezo ngashaka umugabo ambwira ngo ni umurokore ni pasiteri, akajya ataha saa 8 z'ijoro yasinze, akaza ntera amashoti, akaza agira gute nkabana n'icyo kigeragezo ngo ndakihanganiye, yajya agera hanze ati amahoro y'Imana abe muri mwebwe, abantu bati pasiteri nuri umukozi w'Imana nuri. Hariho ibigeragezo bitihanganirwa mama. Icyo gihe uba wamukunze kubera uwo ari we cyangwa ubamukunze kubera uba warebye inyuma utarebye imbere. Bundi muntu nyakuri n'uw'imbere ntago ari uw'inyuma. Ese ubundi ukunda umuntu byagenze bite? Uramureba uko ahagaze igihagararo cyangwa bitewe wenda n'imico ye? Ukunda imico ye cyangwa ukunda umuntu? Ubundi reka nkubwire, njye ntago nakunda umuntu, nakunda imico ye. Ubwo ntugumuye abantu. Njye ntago nakunda umuntu. Ubwo birumvikana ukunda icyo afite umuntu, ubwo ugomba gukunda icyo afite. Nkunda imico ye, nakunda imico ye kuko ya mico niyo izamfasha kugira ngo rwa rugo ruzakomere. Nkunda imico, sinkunda ibintu, sinkunda nuko ameze. Tandukanya gukunda ibyo umuntu atunze, utandukanye gukunda imico, utandukanye gukunda n'uburanga bw'umuntu. Imico y'umuntu nakubwiye nge nkunda imyitwarire ye. Ngewe ngiye kukureba none nkavuga ngo ngewe ngo nzabana na kanaka, nabanza nkareba imico, nkareba imyitwarire yawe. Kuko ureka nkubwira umunyarwanda yaravuze ngo ubwiza bw'umukobwa bumujyana ibwami, ariko imico ye niyo igena igihe azamarayo. Ubwo imico wamukundiye nubona yahindutse uzahita ujugunya umuntu. Ahubwo se ugira ngo hari umuntu ugihinduka mu mico? Ntago yahinduka 100%. Arahinduka. Oya, ibihe byaguhindura ariko ntago uhinduka 100%. None si byo bigaragara ko umuntu nyine yari yarakurikiye imico yari amuzi, yamubonagaho, ageze akabona yahindutse agahita acika intege. Oya, ntago ipfa guhinduka. Uwo ntago aba yararebye imico, ahubwo aba yararebye housing. Yego, uravuze uti abasore n'abakobwa bari kwanga gushaka muri iyi minsi urabashyigikiye. Ibi ngibi biratugeza he? Ntago ibi biraca umuryango biwuca. Se u Rwanda rwacu rufite abantu rufite abantu Afurika, isi yose muri rusange. Ariko aho kugira ngo ugende umara amezi 2 umara umunsi umwe utahe ujye kwitirirwa icyo utabaye cyo, wahabanza ukarindira. Igisubizo kizabikerera abantu nibafata umwanzuro wo kubyihorera. Igisubizo kizaba ko abantu bazongera bakagaruka bakabinyangamugayo. Ariko reka nkubwire, abantu leta yacu yavuze iterambere. Abantu nk'abo bagakurikiye iterambere koko nyakuri bagenda no mu bitagize. Urugo nta gushaka umugabo ntago wakabishyize mu iterambere, wakabishyize ahubwo mu igeno cyangwa se mu muco. Tukamenya ko umukobwa iwacu mu Rwanda cyangwa no ku isi yose yakuza agomba gushaka umugabo akava iwabo, kandi yava iwabo akavuga ati ndahavuye mpavuye ngiye kubaka. Tukamenya ko umusore ari uko. Ariko ntago ari uko bimeze. Kuri ubu ngubu usigaye ujya gushaka, ukajya gushaka wabanje kujya kureba ibyo afite, ukajya kureba ko yubatse LCD, ukajya kureba ko agendera mu modoka, ukibagirwa ko kera bashakiraga mu nzu z'ibyatsi bakaryamira imisambi, kandi ukibagirwa ko bari basokuru bawe ukomokaho bagiye nk'intwari, urugo rwabo uyu munsi bakaba bari mu bantu bubatse neza ingo zabo. Ntago ubukire amafaranga ntago yakubaka urugo Depchua, imitungo ntago yubaka urugo. Urugo rwubakwa n'abantu babiri, rwubakwa n'icyizere. Iyo mwahuje mukizerana kandi mugashyira hamwe, ibintu biraza. Iyo bavuze ngo urugo ni ijuru rito, iryo juru rito riremwa nande? Riremwa n'abantu babiri. Ushaka kurema ijuru ritari ko mubana ntabyitayeho cyangwa ntabikozwe, icyo gihe nagerageza kurirema byananira, akaba ari bwo ujugunye. Ariko nagerageje. Wenda urubyiruko nabo ubwabo baba bafite ubwoba. Uravuze uti urabanza wige, nushaka kubana n'umuntu urabanza umwige, ariko n'umwiga wenda wamukunze ariko arahita gucika, wigendere abone wowe uri kuza ushaka ibintu by'amananiza muri rusange kuri we, kandi wamushaka n'ubundi abadahari.
nagende n'ubundi abadahari kuko iwawe iteka guhora iruhande. Hari n'ikindi kintu kizaza gihita kivugwa muri sosiyete ati yaragumiwe, usange ufashe icyemezo cyo kujya gushaka kugumirwa se byishe kuri pressure, kugumirwa byishe ni igisebe, ariko baje kubona benshi bagiye gushaka barihambira barimo barapfa. ni igisebe ariko kubona urungano rwawe rubyiruye. Reka nkubaze igisebo cyishe nde, wari wumva umuntu bagiye guhamba ngo bamusebeje arapfa? Ariko wa muntu we ntago biba byoroshye. Ntago nongere mbisubiremo, rubyiruko rw'uyu munsi mbere yo kujya gushaka banzu baririze umuntu ugiye gushaka, ubaririze ngo mbese akomoka he, abayeho ate, ubuzima bwe bwa buri munsi ubimenye, ndetse umenye n'imyitwarire ya buri munsi. Bisaba igihe kingana iki? Ngewe bisaba igihe kingana iki kuba ibyo bintu wabimenya? Kuba ibyo bintu wabimenya? Reka nkubwire n'umunsi umwe wabimenya. Ni handi nyine uzumva uzajyana n'umuntu mu modoka mugahuza akaguha nimero mukongera guhura undi munsi mubana. Oya ntago ari ibyo nakubwiye. Tuhuriye mu modoka ukampa nimero se, narangiza nkakubaza iwanyu, nkaza singera iwanyu nkageraho muturanye nkabaza amakuru yawe, byantwara iki? Narangiza nkigendera. Hari icyo Bibiliya yaba ibivugaho ku kigendanye n'imibanire cyangwa se n'uburyo abantu bakwiriye kubana? Wenda hari abakurambere twigiraho muri Bibiliya uko bagiye babana, hari icyo umuntu yakabaye agenderaho kandi byanatuma urugo rukomera. Ariko ugiye muri Bibiliya ni ibya kera, uyu munsi hari iterambere. Ariko ibya kera jya mu mubwiriza, nsomera umubwiriza, ibya kera mwumvuga ni ibiki? Nta kintu kiri muri ino si ya none kitigize kubaho. Ibintu byose bigenda bihora bisimburana, cyangwa kitari gusimburana ni izi ngo z'uyu munsi, kuko kera sinari nasoma umuntu wagiye mu rugo uwo munsi akarusenya. Wigeze kuvuga uti, nibyo narindi gukomozaho, uti imibanire y'uyu munsi ni kubagaho, abantu bari guhita bafatiraho. Ariko wibuke ko kera nk'urugero rwa Isaka kugira ngo abonerwe umugore yazaniye umukobwa atazi. Ariko wenda hari abaranga, ariko muri rusange ntago igihe bamaze bari kwiga imico ye, umukobwa ntiyarazi imico y'umusore, n'umusore nawe ntiyarazi imico y'umukobwa, ariko barabanye. Reka nkubwire, ndongera mbisubiremo tugera no ku musozo. Urugo ni ishuri, nuryinjiramo nabi ruzakwereka imiryango. Niwinjiramo neza ukavuga uti ndagiye ndamaramaje, nta kintu. Reka nkubwire, aho ni hahandi uzavuga uti ndabanza njyewe ubwanjye ninjye uzihitiramo uwo tubana. Hanze hano ngo hateye pase, ukumva umuntu ngo yamuhaye pase, hateye ibiki? Baraguha pase y'umuntu mugiye kubana ubuzima bwawe bwose. Wagiye ukabanza ukamenya uwo muntu imico ye, wabanza ukamenya iwabo, wabanza ukamenya aho ukomoka, ukareka guhura n'umuntu kuri ino mihanda ngo mugiye kubana. Reka nkubwire, banza umenye neza, kera babyitaga kurambagiza. Banza urambagiza umenye uwo mukobwa mugiye kubana, wese mu buzima bwe bwa buri munsi guhera kwa mbere kugera ku cyumweru akora iki, abahe, inshuti ze ni izihe, abo bagendana nabaye. Bibiliya iravuga ngo mbwira uwo mugendana nkubwira uwuriwe. Nubona abo bagendana n'ubundi uzahita umenya igisubizo cy'uwo muntu mugiye kubana wawe. Bivuze ngo umukobwa niba ageze mu rugo niyumve ko ari ku ishuri, n'umusore nawe niba ari mu rugo yumve ko ari ku ishuri. Ni ku ishuri bunganirane, bakorane uwo mukoro wo kubaka iryo shuri cyane. Urakoze cyane, ndagushimiye. Urakoze cyane, ndagushimiye ku kiganiro cyiza uduhaye. Murakoze namwe. Abadukurikiye mutwandikire muri komenti ndetse n'inyunganizi muri rusange tuba tuzikeneye. Ese mwebwe muba mubyumva mute? Muba mugomba kuba mwagira icyo mwongeraho namwe, mukora subscribe ndetse munakora like, munasharinga, hanyuma tugakomeza kugenda tubana 5 kuri 5. Ibiganiro byo kuri Prophet Ezekiel TV bizajya bihora bicaho kenshi. Mama Clarisse nawe dukomeza tumushimira ku mwanya we aba yaduhaye kugira ngo aze tuganire. Namwe mwese mwa mwadukurikiye, nge na The Pure in Prophet Ezekiel TV, amahoro y'Imana akomeza abane namwe.